Iyo ugize ihirwe mu buzima bukwerekeza aho wifuzaga kugana ukagabanuka nagaba ukaba umugabo kandi koko bikakubera cyane ko ntawe bitabera. Ariko si iyo ugumiwe n'ibyago ibyatsi bikwimye inzira wiyisha inzira zagusobaniye. Oya, ntibikwiye ko wisonga ngo izima rigusaba iki ngo ab'ikimero gihwanye ukuri barahiriwe, ahubwo zirikana ko nta ntangiro ntitakugeza ku mbugiro ikwiye. Uko umunsi ugenda ubyara undi niko Uwera agenda abona icyezezi cy'umwezi w'inzozi ze, nubwo nyuma y'igihemu yagiriwe ubuzima bwamwerekeje aho atigeze akeka ko yagana nyuma yo kurangiza kaminuza, kuko yamenye ko bucyana ayandi. neza ese we Karame uriye? Biriwe neza? Mwiriwe. Nari ndyamye none ndumva byanze hanze nicaye gatoya. Ese wapfuye ku makuru wa mugati ko ndeba ariwe nsigariye mpfa kugerageza. Mugati wonyine cyangwa n'agakoma? Bivuga ikindi kintu. Wunzanira wenyine gerageza. Nuzaniye n'ikindi kintu ntahita bigarura ntaranawurya. Nongeye kumera nabi disi ngiye kubyara kandi ukuntu nari namaze kumera neza. Niko bigenda. Sinshyireho n'akamarigarine. Nta kindi kintu nshaka pe. Nta kindi kintu nshaka ndawurya wonyine. Amereza mfatira. Undi se kamaze n'uko uko bimeze rega. Subije tereka kure. Ariko unicare tube tuganira gatoya. Ese we ko ugiye kure ubu umwuka ugera aho ngaho ndawifitiye nubona ko nashaje none. Ya mafiyeri na twa tubaraga twanshiranye. Nasubiye inyuma kandi umuntu agiye kubyara kenshi arongera agasubira inyuma. Akazi karagenda neza. Kagendaga. Ese wakoze iki none ibiro wabigabanyije dana wenda muheruka wafatiyeho siporo byagenze gute ko ibiro wabigabanyije? Bikane ibisanzwe ubwo biba byizanye. Umeze neza ubibona se ko umeze neza ubu? Sogira ngo njya nireba. Ako hano umukobwa utirebara ni gute se utireba hano hose wuzuye amamiro ari gutambuka utari kwireba? Mba nibereye mu turimo. Cyakora byo rwose bebe aracyaryamye. Aba yiryamiye bebe rwose. Hanyuma rero ubona bimeze neza pe ariko urabona ko nageze mu zabukuru. Ariko nimara kubyara nzahita nsubira n'ubundi ku murongo neza gutya nanjye nzahita ngabanya ibiro mbimareho. Hanyuma rero urabona ibintu byose nabirangije noneho pe nabirangije namaze kwitegura no kwa muganga bampaye randevu icyumweru gitaha. Hanyuma rero icyatumaga ngira ngo tuganire urabona akazi ka hano n'undi mwana ugiye kwiyongeraho ntabwo wabishobora byose. Noneho natekereje ko wowe waba umukobwa ushinzwe abana. Hari undi mukobwa nari natekerejeho hari umuntu uri kumushakira si uwa kure n'uwiri Rwamagana yari yambwiye ko yamunzanira n'umwana nawe azi umukobwa wakozeho imirimo ariko ndashaka we ko ashingwa imirimo isanzwe ibi byose by'amasuku ariko ukajya umwerekera we amwereke. Hari abakobwa bagira umwana mana mubona y'umugabo we yakuzaniraga igikombe ukavuga yacyogeje yazana ikirahure ukumva ubuze ikintu na kimwe ufata. None urumva n'igihe cyo kubyara igihe ari uruhinja
haza abashyitsi benshi, abakorana na bosi wawe, abantu nanjye dukorana, abantu benshi nyine urumva uzamufashe umwerekere. Niyo mpamvu ushaka ko yazanye ejo bundi mbere y'uko mbyara ukaba umumenyereye, Yego. hanyuma noneho wowe ukaba ushinzwe icyo ngicyo ukumva ukamera neza. Hanyuma ndashaka kongera amafaranga, ndakongeraho 10,000. Yego, mwaba mukoze cyane. Ndakongeraho 10,000 noneho kugira ngo ube umeze neza, ujye usana neza, urumva usa neza. Ariko ibyo byo sinkugira inama nyinshi kuko nabonye uri umukobwa ushoboye. Ubanza ahubwo mu minsi uzajya unguriza amafaranga, we mbega umukobwa uzi kubika amafaranga, we umva uzajya unguza pe. Naho nyine ibindi ndumva nta bindi, gahunda niyo ngiyo. Bebe yabaye neza mu mezi angahe umaze hano pe. Reba amaze kubyibuha, umwana araryama agasinzira, ararya neza. Nyine burya hari umuntu wese uba ufite impano ye pe. Impano y'abana urayifite n'ukuri. Rero n'undi gasaza kena kuzaza ufatire ukarere neza. Ariko n'uwawe ameze neza iyo wakoze, mukecuru amufashe neza. Ari aho ameze neza. Oya nibyo Imana ikomeza ikabarinda. Ndumva rero uko nguko bimeze. Ubwo mu cyumweru gitaha tuzaba dufite undi mwana. Yego, ni byiza cyane. Yego, ubwo ndumva n'ibyo ngibyo. Ibindi ni kwa kundi kwanjye ndabanza nkaremba njyewe nkimara kubyara, uko ndeba bwa buntu bwanjye bw'ububaraga bw'ubuki burabanza bukanshirana kuko nta mapeti mba mfite. Ariko nyuma y'igihe kingana iki tuzajya twerekerana nk'uko bisanzwe. Gusa uzamufashe uwo mukobwa, uzamwerekere ukabyara, uzamwerekere buri kintu cyose ntiyazagaragara umwana, uzahambere mbese mu gihe cyose. Nzagerageza rwose uko nshoboye. Yego, urakoze rero. Ikomereza ibyo wari urimo. Niyo migati yawe nushaka kwitware nta wundi nongera kurenzaho. Reka mpangane na urariye. Yewe si ibyo nyine, wenda ndaza kongera mfate bya bintu by'akarubamba nanywagaho numvaga bimfasha kandi ngo bifashe umwana kuvuka neza nta kibazo ntaye nguko. Yego, murakoze. Sawa, ukomeza akazi kawe neza kandi umunsi mwiza, turasubira. Murakoze cyane. Ariko Imana isubiriza igihe we. Ubu ngiye kujya mpembwa 40,000. Mana uhaye icyubahiro, Mana ubyumve. Ubu noneho ngiye kujya nkora akazi neza. Baba we, ariko nishimye. Ubu noneho nabika 25,000 kandi nahaye mama na beba ameze neza. Ariko ndishimye we. Imana ihabwa icyubahiro. 40,000 byose. Ubu noneho reka mbare numve. Ubwo ngiye kujya mbika 25,000 nahaye mama n'utuntu uzi ko wa mushinga wanjye ngiye kuwugera. Hari Imana irakoze. None ngiye kujya nkora akazi neza ku buryo mahosha azajya areba akavuga ati uyu mukozi mfite